Turabasoje nanone inshuti bakunzi ba Mukristo TV, mwebwe mudahwema kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye muri inshuti zacu z'inkoramutima. Iyo ni umunsi tugarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere dufate akanya ko kuba mu mwanya w'ijambo. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe, mwe mwakomeje kutwereka ko mudukurikirana, mwebwe mukurikirana ibiganiro tunyuza kuri iyi channel. Imana y'amahoro ibahe umugisha cyane. Uyu munsi rero Imana yongeye gushima yuko tuganira ku ijambo ryayo kugira ngo twongere kumva ikivugana natwe binyuze mu ijambo, kuko ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya ni ijambo ryahumetswe n'Imana. Imana ishimwe rero ko iduhaye umwanya. Reka dushimire Imana ku minsi yose imaze iturinze, ko tubayeho ku bw'ubuntu bwayo n'imbaraga zayo. Turagushimiye Mana Data wa twese, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bitarondoreka, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi tugira uko bwije n'uko bukeye. Wabanye natwe uraturinda Data wa twese Nyiringabo, uturindira muri iyi si ishaje, uturindira muri iyi si yanduye, uturindira muri iyi si irimo intambara, uturindira muri iyi si irimo imivurungano. Ariko turagushimiye yuko waturinda intambara z'umwanzi Satani, ukaturinda ibitero byose by'abadayimoni byahagurukiye guhiga ubugingo bwacu byari byinshi. Ariko shimwe yuko utatumye ubugingo bwacu burohama cyangwa se ngo tube tutakizeye nk'Imana, ahubwo tukaba tukikurinye nk'Imana ishobora byose. Tukaba tuzi ko naho twanyura mu bikomeye twanyura mu ntambara, ariko ari wowe Mana itubereye maso, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kwinjira mu kanya ko kuganira ku ijambo ryawe rero, bana natwe, bahembure imitima yacu kandi ukomeze kuturarikira kumva ibyawe. Ijambo ryawe rikomeze riganze mu mitima kandi ukomeze kudukangura mu mitima yacu kugira ngo tubashe kumva ikivugana natwe binyuze mu ijambo ryawe. Urakoze kugiye kubana natwe muri aka kanya mu izina rya Yesu, amen amen. Imana yacu nishimwe cyane rero, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mwebwe mwese muba kuri iyi channel ya Mukristo TV, nongeye kubakira kandi mbashimira yuko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Mubwira ngo wowe utarakanda subscribe ukandeho, kandi ujye usangiza n'iri jambo kugira ngo abantu bongere kumva ijambo ry'Imana, kuko nibyo dusoma muri Bibiliya. Ntabwo ngiyewe nabisobanura ngo bigeze aho umuntu wese ashaka, ariko Umwuka Wera uba muri twebwe ajya akomeza kutuganiriza kandi akabisunika akabigeza kure. Imana yacu nishimwe cyane. Nuzana ijambo kuri uyu munsi rivuga ngo buri wese abinyunganizi ya mugenzi we. Imana yacu nishimwe cyane. Bene data bakundwa, amahoro Yesu atanga ntagira akagero, amahoro Yesu atanga ntarondoreka, kandi amahoro Yesu atanga akomeze kuba mu mitima yacu. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma ibice 15 umurongo wa 2, haravuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya 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 haleluya. Ijambo ryavuze ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi kandi amukomeze. Imana yacu nishimwe cyane. Impamvu nakubwiye ngo ijambo rya umutwe w'ijambo uravuga ngo buri wese abinyunganizi ya mugenzi we, buri muntu wese afatanye na mugenzi we, kubera yuko aho mugenzi wawe ananiriwe ushobora kumubyutsa ukamwongeramo imbaraga, ushobora kongera kumubwira amagambo y'ibyiringiro, bigatuma urugendo rukomeza kugenda neza, kandi agakomeza yongera kumva yuko akiri ibyiringiro nuko igiti cyatemwe ariko cyakongera kigashibuka. Iyo usomye aya magambo neza wumva yoroshye, ariko siko bimeze mwene data nshuti yanjye. Ushobora gusoma aya magambo kuva ngo buri muntu abinyunganizi ya mugenzi we, ariko muri iki gihe iyo urebye ubona atari ko bimeze. Umuntu atarimo abinyunganizi ya mugenzi we, hari umuntu wumva yuko yabinyunganizi ya mugenzi we kubera izindi mpamvu runaka. Nkumva yuko njyewe nabinyunganizi ya runaka kubera yuko numbona hari izindi nyungu namukuraho. Nkumva yuko hari ikintu namufasha kubera ko nanjye hari icyo nzamukeneraho akamfasha. Ariko ntabwo rero ijambo ry'Imana rivuga, riravuze ngo buri muntu wese abinyunganizi ya mugenzi we. Buri muntu wese ni mugenzi wawe, utarebeye ku byo atunze, utarebeye ku buranga afite, utarebeye ku gihagararo, utarebeye ko musengana. Umuntu wese ni mugenzi wawe, ahubwo ijambo riratubwiye ngo umuntu wese abinyunganizi ya mugenzi we kugira ngo amukomeze. Imana yacu nishimwe cyane. Ubundi iyo umuntu akijijwe, ijambo ry'Imana rimuha inshingano ndetse n'amategeko. Hamwe muri abiri akomeye ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
niba ijambo rivuga yuko ugomba kumukunda nk'uko wikunda, ibyiza wifuza ko bikugeraho nawe bikwiriye kumugeraho. Ijambo riravuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, niko rivuga, kandi iyo umuntu akijijwe nicyo aba agomba kugenderaho. Niba ijambo rivuga rero ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyiza wifuza ko bikugeraho nawe biba bikwiye kumugeraho. Ibyiza wiyifuriza nawe ukabyifuriza mugenzi wawe, kubera yuko ugomba kumukunda nk'uko wifuza. Waba wiguriye umwenda nawe biba bikwiye yuko umugurira, waba wiguriye ibyo kurya bikaba bikwiye yuko nawe umugurira, kuko hari igihe abantu bamwe turya ariko hari abandi bantu baburaye. Hari igihe umuntu agura ibiro 5 by'umuceri ariko hari umuturanyi waburaye, icyo gihe ntumenye ko ngo ari mugenzi wawe. Iryo jambo rero ushobora kurifata nk'iryoroshye rivuga ngo buri muntu abinyunganizi ya mugenzi we, tukumva yuko ari ibintu biri aho ngaho, ariko ni ibintu bikomeye kandi bigoye abagenzi muri iki gihe. Niyo mpamvu dukwiye kureba ijambo ry'Imana icyo ritubwira, ukareba ngo mbese njyewe nabaye inyunganizi yande, njyewe ndi inyunganizi yande muri iki gihe. Imana yacu nishimwe cyane, Imana yacu ihimbaza. Dawidi yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. N'ibi bituma umuntu akura hari ibyaha akora kandi nta wamwigishije kubikora. Imana yacu nishimwe cyane. Dawidi we yararebye, arimo asenga Imana, arimo yinginga Imana, yibutsa imirimo Imana yamukoreye n'ibyo Imana yagiye ivugana nawe yarangiza ikabisohoza. Aravuga ngo byashoboka ko mu byaha ariho mama yambyariye. Aranabihamya aravuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Aho usanga akana gatoya kaba gashaka ko ibintu byose bibi byako, wamuha ikintu ukaba adashobora kukimwaka ngo yongere akigusubize. Ibyo rero turabikurana, ugasanga umuntu arinze aba umugabo ku buryo abasha kugura inkweto 3 ariko mugenzi we yambaye ibirenge, akagura inkweto 5 umugore we ataramugurira n'imwe, akarya ariko umuturanyi aburaye. Ariko Yesu yaravuze ngo ibyo mushaka ko abandi babakorera aba ari byo namwe mubakorera, kandi umuntu wese asarura aho yabibye. Imana yacu nishimwe cyane. Ntabwo bikwiye yuko ibyo byose biba wigurira inkweto 3 mugenzi wawe yambaye ibirenge, urye mugenzi wawe aburaye, kandi nubwo ubonye ibiryo ukaburiye ariko nawe hari ibindi bintu ukeneye kandi Imana itabaye mu ruhande rwawe ntabwo wabasha kubyigezaho. Nubwo wambaye inkweto ukabuhinduranya ufite 5, hari ibindi bintu mugenzi wawe akeneye kandi Imana itabaye mu ruhande rwawe ntabwo wabasha kubigeraho. Niba rero wifuza ko nawe ari ibyo Imana igukoreye, niba wifuza kugira ngo bibe ku bushobozi ufite no ku bintu ufite, gerageza ugire ikintu ukorera mugenzi wawe, hanyuma Imana nayo izareba yuko hari icyo wakoze mu byo mugenzi wawe yari akeneye, kuko abantu ntabwo bari ku rwego rumwe. Hari igihe wowe ukeneye akazi, wenda promotion mu kazi, ariko hari umuntu udafite akazi. Hari igihe ufite ibindi bintu ukeneye ariko hari uwundi muntu ukeneye nawe ibyo ufite. Niba ufite inkweto 5 ukaba wamuhamo imwe, ukavuga ngo Mana nanjye hari ibyo nkeneye kandi nanjye hari ibyo njya nkora, hanyuma Imana ikaguteza intambwe mu byo ukeneye, ariko na wa muntu Imana ikamuteza intambwe mu byo yarakeneye binyuze kuri wowe, kuko ubushobozi bw'ibyo yarakeneye wowe hari ibyo ufite, nawe hari ibyo ukeneye abandi bafite. Korera mugenzi wawe ibyo ushoboye, korera mugenzi wawe, nawe bagenzi bawe bandi bazagukorera ibyo udashoboye kwigezaho, kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kandi igira ibyo umuntu akeneye yarangiza ikamusubiza. Imana yacu nishimwe cyane. Muri iyi minsi Satani yeretse abantu baba mu mirimo y'Imana, ariko urukundo rwaragiye. Imana yacu nishimwe cyane. Satani yaretse abantu baba mu mirimo yayo, urukundo ruragenda, usanga abantu babana bitewe n'ibyiciro barimo, nk'abiganye, abubatse amazu asa, abaturanye, ugasanga wa wundi woroheje yarabuze umufasha. Ariko umuntu wese akwiye kunezeza mugenzi we akamubera inyunganizi. Bene data, Imana yacu nishimwe cyane. Sanga muri iyi minsi abantu umuntu aba mugenzi wundi kuko batuye ku gasozi kamwe, usanga mugenzi we aba mugenzi we kubera ko bubatse inzu z'amataje zegeranye, kubera ko bubatse kadasiteri zegeranye, kubera ko bafite imodoka baturanye, ariko ugasanga wa muntu woroheje uwo nguwo ntabwo ari mugenzi we. Imana yacu nishimwe cyane. Ariko ijambo riratubwiye ngo umuntu wese akwiye kunezeza mugenzi we akamubera inyunganizi. Bene data, Imana yacu nishimwe cyane. Utagize ikindi kintu urebaho, utagize ibindi bintu byose ureba, uba ukwiye kubera mugenzi wawe inyunganizi. Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo bazamenya yuko muri abigishwa banjye,
kandi ngo umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi. Umuntu wese rero aremanye intege nke, niyo mpamvu akeneye umwunganira akamufasha mu byo adashoboye. Umuntu wese aremanye intege nke, umuntu wese hari ibintu adashoboye, ariko mwene data nkeneye unyunganira, nawe ukeneye kunganira kugira ngo tubashe kugezanya ku byo tudashoboye. Hari umuntu nkeneye kugira ngo abashe kugeza ku byo ntashoboye, nawe hari umuntu ukeneye kugira ngo abashe kugeza ku byo udashoboye. Niyo mpamvu dukwiye kunganirana muri uru rugendo, tugafashanya kugira ngo buri muntu wese abe inyunganizi ya mugenzi we, kuko buri muntu wese akeneye umwunganira. Uko waba umeze kose, urwego waba uriho, nawe ukeneye umuntu ukunganira kugira ngo akugeze ku rwego udashobora kugeraho. Imana yacu nishimwe cyane. Mu muntu nta kamere nziza ibamo. Umuntu nakugirira neza ujye umenya ko ari Imana ibikoze. Nk'abakristo biradusaba kwitanga kugira ngo tubashe gukora ibitaba muri kamere yacu. Yesu yaravuze ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Muri kamere y'umuntu, kamere nziza biragoye. Bavuze kamere, umuntu yumva yuko ari kamere y'ibintu bibi. Umuntu ushobora kumurebera mu bintu byamuranze cyangwa mu bisekuru. Umuntu akakubwira ngo ngiye mu muryango wacu, umuntu akakubwira ngo ngiye aho mvuka bigenda gutya, akakubwira muri kamere yamaze kurakara cyangwa hari ikintu kimubayeho kidasanzwe, akakwereka ko muri kamere y'iwabo nta kintu cyiza kihaba, agashaka kukwereka yuko yagukorera ikintu bitewe na kamere y'iwabo cyangwa ahavuka. Ariko birakwiye ko nk'abakristo tumenya yuko dukwiye guhinduka, tukagira kamere nziza ya bene Imana, tukamenya ko urugendo turimo dusiganwa kandi turimo dushaka gusengera icyo Kristo yaduteganirije. Imana yacu nishimwe cyane. Biragoye kugira ngo umuntu atange ubutunzi bwe abwohereze aho umutima we utari. Imana yacu nishimwe cyane. Ariko iyo yitanze wese akihereza Imana, biramworohera no gutanga ubutunzi bwe kubw'umurimo w'Imana, kuko azi neza uwo akorera. Imana yacu nishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima wiwe uba. Aho ubutunzi bw'umuntu buri niho abagerageza guhora atekereza mu mutima we, agahora avuga ngo ahantu hari ubutunzi bwe. Mpamvu wumva ko umuntu atari mugenzi wawe, ukaba wumva yuko umuntu ntacyo wamufasha, umutima wawe uri ku by'isi, umutima wawe uri ku butunzi, umutima wanjye uri kuri ibi ngibi, ndababwira nanjye nibwira, umutima wanjye ufite ahantu ugarukira n'aho ibintu biri. Niyo mpamvu mpora ntekereza kuri ibyo bintu. Ariko ijambo riratubwira ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima uri. Niba ibintu byacu twumva ko ari Imana yabiduhaye, tukaba twumva yuko ubutunzi bwacu bwose buri ku Mana, twakabaye dutanga tukavuga ngo kubera yuko biri ku Mana, Imana yakoze ibikomeye igakora imirimo, natwe ubutunzi bwacu dukwiye kubushyira ku Mana, tugafasha bagenzi bacu, kubera yuko inavuga ngo utarafasha mugenzi we areba ntabwo azafasha Imana atabonye. Imana tuyibonera mu bikorwa, tuyibonera mu bintu yakoze. Kuba wowe hari ubushobozi ufite mugenzi wawe adafite, ibyo ni iby'Imana yakoze. Ariko ntabwo yabigukoreye kugira ngo nawe wumve yuko uri igitangaza cyangwa ari uko wakoze cyane, ahubwo no kugira ngo wa wundi nawe wabasha kugeraho umukuru ukamugeza, umufate ukuboko umubere mugenzi we, umubwire ngo dore bimeze gutya, nanjye hari ibyo Imana yankoreye kandi hari icyo nagufasha. Imana yacu nishimwe cyane. Ni byiza ko Imana itugirira neza tugatera imbere mu buryo bwose, ariko birababaje ko nta muntu n'umwe ubera undi nyunganizi. Ikibazo si inzu Imana yaguhaye, ahubwo byibuze ucumbikiyemo bangahe. Ikibazo ntabwo ari uko Imana yaguhaye inzu, ahubwo tekereza ngo mu nzu Imana yampaye cumbikiramo abantu. Imana yaduhaye inzu, abantu bamwe na bamwe Imana yagiye ibaha amazu, arashima Imana bakumva ko ari ibitangaza, ariko muri iyo nzu Imana yaguhaye ucumbikiramo abashyitsi. Se muri iyo nzu Imana yaguhaye uyikuramo ibinezeza Imana? Muri iyo nzu Imana yaguhaye abo muyibanamo nabo munezeza Imana? Muri ibyo bintu byose Imana yaguhaye bimeze bite? Imana yacu nishimwe cyane. Urarya ugasigaza ibyo kumena, kandi hari ababuraye. Vuga ngo niba Imana yarampaye ibiryo, mbese hari abantu ngaburira? Isuzuma urebe ko hari abantu benshi Imana ishaka kubera inyunganizi. Imana yaguhaye inzu ariko hari abarara hanze. Ese hari abo wafasha ukabacumbikira? Imana yaguhaye ibyo kurya ariko urarya ugasigaza ukabimena. Ese hari abantu wagaburira? Isuzume urebe ko hari abantu bakeneye inyunganizi ziturutse kuri wowe, ubundi Imana nawe iguteze intambwe kugeza ahandi hantu utabasha kwigeza. Imana yacu nishimwe cyane. Kenshi usanga abantu basenga basaba umugisha, ariko umugisha urakorerwa mwene data, umugisha urakorerwa. Kamere yacu ishaka ibituzaho gusa, ntabwo ishaka ibituvaho, ariko dukwiriye kuyinesha tugakora iby'Imana ishaka, kuko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Imana yacu nishimwe cyane. Usanga abantu benshi dusenga dusaba umugisha, dusenga dufite ibintu dusaba Imana, ariko kamere yacu igashaka kugira ngo
duhabwe gusa twebwe tudatanga, ariko ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Mureke natwe twishakemo uburyo bwo gutanga kugira ngo tubashe gufasha ababikeneye, hanyuma Imana natwe dufungurire imigisha. Imana yacu nishimwe cyane. Kugira ngo rero ugere ku mugisha w'ukuri bigusaba kuba igitambo. Nubwo ibintu byaba bikugoye cyangwa ibintu biba byarakuvunnye, ariko ugomba kwitanga ukavuga ngo nanjye nkeneye kugira umuntu nzamura kugira ngo nanjye Imana ineshe kuri uru rwego. Imana yacu nishimwe cyane. Abantu baramutse bagize urukundo, twabona imfubyi zabuze aho ziba zibona aho kuba, ntabwo twakongera kubona ababurara, abahera mu bitaro kwa muganga kubwo kubura ubwishyu. Abo ngabo turamutse tugize urukundo ntabwo twakongera kubabona, ariko kubera yuko abantu tubuze urukundo muri iki gihe, niyo mpamvu abantu imfubyi zibura aho ziba, abantu bafite amazu n'ibyumba bibereye aho ngaho, imfubyi zikabura ibyo zirya, abantu barya bakabimena. Ariko tubaye tugize urukundo ntabwo ibyo byose byakongera kugaragara. Mwene data tugira urukundo, mwene data agira urukundo, nanjye ngira urukundo, hanyuma tubere bagenzi bacu inyunganizi. Imana yacu nishimwe cyane, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Bakundwa, igihe tugezemo kirakomeye, aho abantu bikunda bagakunda n'ibyabo. Umukristo akabura umwanya wo kwegera Imana kugira ngo ashobozwe kuzuza rya tegeko rikuru rikomeye, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibi rero bituma abantu benshi bahushije intego nk'uko batagendera mu nzira Imana ishaka, kubera ko bakora ibyo bishakiye, bagahusha intego nkuru yo kuremwa no guhamagarwa kwabo, kandi tuba mu nzu y'Imana, ariko tugahusha intego nkuru yo guhamagarwa, kuko Imana yaduhamagaye kugira ngo tubere bagenzi bacu inyunganizi. Twibeshya yuko bahamagariwe kubaka amazu, tujya twibeshya ko twahamagariwe kubaka amazu meza, twahamagariwe kwiga, gushaka n'ibindi. Ariko dukwiriye kwibuka yuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu nishimwe cyane. Turi abo Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Bakundwa, igihe tugezemo kiragoye. Ukunde mugenzi we nk'uko wikunda. Imana yacu nishimwe cyane. Dukwiye kwibuka yuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Naho ibyo iduhereza ni ukugira ngo tubikoreshe mu bwami bwayo, ndetse n'aho turi duharanira ubwami bw'Imana. Iyo umukristo abaye umukire akiri mu isi, Imana iba yungutse umuntu uzakoresha ubutunzi bwe mu bwami bwayo. Ariko umupagani w'umukire nawe Satani aba yungutse uwo azakoresha mu kwagura ubwami bwe bw'umwijima. Niba tubaye abantu b'ubutunzi mu bwami bw'Imana, nitwagure ab'ubwami bw'Imana kugira ngo bigende neza, kubera ko n'abapagani ibyo babikoresha mu kwagura ubwami bwa Satani. Ntabwo Imana izatubaza umubare w'amafaranga twatunze, ntabwo Imana izatubaza umubare w'amashuri twize, ntabwo Imana izatubaza amazu twubatse, ntabwo Imana izatubaza ibintu bigiye bitandukanye, ahubwo izakubaza uko wakoresheje ibyo Imana yaguhaye. Twibuke yuko igihe kizaza tukarangiza urugendo rwacu hano ku isi, umuntu wese azagaragaza ibyo yakoze akiri mu isi. Ese wowe uzagaragaza iki? Uzagaragaza amazu wubatse? Uzagaragaza amafaranga wari utunze? Uzagaragaza iki? Ikizagaragaza ni inzu wubatse, ariko ukagaragaza abantu wayicumbikiyemo. Ni amafaranga wari utunze, ariko ukagaragaza abantu wafashije. Ni uko Imana yaguhaye ibiryo, ariko ukagaragaza abantu wagaburiye, ukabagirira neza. Bene data, mureke twubake urufatiro rukomeye, ari rwo Kristo, ari rwo rufatiro twubakiraho, kuko yavuze ngo ni nzira no kuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari njye mujyanye. Tubashe kubera abandi inyunganizi no kubanezeza. Ibi ndabibabwira nanjye nibwira, kuko ari igihe gitoya ibi ngibi bikazarangira, Umwami w'abami akaza guca imanza kugira ngo agorore umuntu wese bikwiriye n'ibyo yakoze. Ese wowe uri inyunganizi yande? Ninde ubereye inyunganizi? Sibyo Imana yaguhaye ujye ukorera Imana, ufasha bagenzi bawe, cyangwa ubera abandi bagenzi bari mu rugendo inyunganizi. Imana y'amahoro ibagirire neza umugisha. Mbifurije gukomeza kumererwa neza muri iyi minsi,
kandi ijambo ry'Imana rikomeze kugwira mu mitima yacu. Mwari kumwe nanjye Maurice Nizeyimana, tuzakomeza tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko ukomeze kubera mugenzi wawe inyunganizi, kandi ukomeze kumubera nk'urugingo ruri kuri we, nk'uko ijisho ritabwira ukuboko ngo ntacyo umaze cyangwa ribwira ukuguru, natwe turi inyunganizi za bagenzi bacu. Icyo ushoboye mugenzi wawe adashoboye ugerageze kumufasha, kandi ijambo ry'Imana rikomeze rigwira muri twebwe, buri wese abe inyunganizi ya mugenzi we mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe, ikomeze kubaha umugisha, hamwe no gusenga dukomeze kuba inyunganizi za bagenzi bacu, kandi ijambo rikomeze kugwira muri twebwe, kugira ngo imirimo dukora abe ari izaduherekeza imbere y'Imana. Murakoze, mugire umunsi mwiza, tubifurije ibihe byiza, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubafasha muri byose mu izina rya Yesu. Amen, amen.